Jewe ugiye kubaganiriza ijambo ry'Imana. Nitwa Mayigigi Leonard, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana. Ndakijijwe, Imana yangiriye ubuntu, impa agakiza kayo ku buntu. Mana Nyiringabo, aya masaha turagushimye kuko uri Imana yacu bwite, uri Imana yaturinze, uri Imana idukunda, waduhaye Kristo atubera inshungu y'ibyaha, abigitambo kizima gihoraho, atwunga nawe, adukoraho urubanza rwadutandukanyaga nawe bihimbarizwe. Wandikishije ijambo ryawe kugira ngo niturisoma tukanaryumva, tukaryumvira ribashe kuduhembura, ribashe kutwubaka, ridutera imbaraga zo kukumvira no kukwizera. Uyu mwanya shyigikira ijambo ryawe, dusabiye imitima igiye kumva ijambo ryawe kugira ngo ishoboze kumva no kuryakira. Kandi uyu mwanya duheje imbaraga mbi zose mu izina rya Kristo Yesu. Mwuka w'Imana nazaganze imitima yacu, imbaraga z'Imana niziganze muri iri teraniro muri uyu mwanya. Bwenge bw'Imana nibuganze, umugambi wawe ni mwiza kuri twebwe. Shyigikira ijambo ryawe muri uyu mwanya mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana rimwe itangiriro igice cya 12. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Nitumara gusomaho turi busome no mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28 duhere ku murongo wa mbere. Reka tuwasome. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, ba mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi muri wowe nimwo imiryango yo mu isi yose izaherwa umugisha. Gutegeka kwa kabiri 28. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu, uzawugira no mu murima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'uk'umukumbi wawe. Hazagira umugisha igitega cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Ayo ni amagambo y'Imana. Torero mu nteze amatwi muri uyu mwanya, ijambo shaka kubaganiriza ni intego ivuga ngo twahamagariwe kumvira Imana. Iyo dusomye amagambo ari mu itangiriro igice cya 12 umurongo wa mbere, atubwira uburyo Imana yahamagaye Aburahamu, iramubwira ngo nasige igihugu cyabo, asige n'umuryango wabo n'inzu ya se, ajye mu gihugu Imana izamwereka. Iramubwira ngo nunyumvira nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, uzaba umugisha. Aburahamu yumvira Imana atitaye ko Imana ijya kumuhamagara yapfukiraga kwa Tera, se wacuruzaga ibigirwamana. Amenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'ibigirwamana. Ahamagarirwa kumvira Imana, areka ibigirwamana yakoreraga, yacuruzaga, basengaga, ahindukirira Imana, arayumvira. Kumvira Imana kwiwe cyangwa kwe kwamuhaye kuba sekuruza w'abizera. Nawe unteze amatwi unyumva uyu mwanya, wahamagariwe kumvira Imana, uza mu itorero urabatizwa. Iki cyatumye ubatizwa ukaba umukristo ni ukugira ngo wumvire Imana, uve mu byo wari urimo, ibyo waterekeraga, ibyaha wakoraga, utandukane nabyo kugira ngo wumvire Imana. Numara kumvira Imana, Imana ihanagura urubanza rw'icyaha kuri wowe. Numara kumvira Imana, Imana ikugira umwana wayo, ukugira uwo kwizerwa, iguha amasezerano yo kuguhindura umugisha, wo kuzaguha umugisha, wo kugutuza mu gihugu cy'ijuru. Aburahamu yaragaga igihugu cy'i Kanani, ariko twebwe duhamagarirwa kumvira Imana kugira ngo tuzaragwe igihugu cyo mu ijuru.
Haleluya. Icyo Imana idushakaho abakristo ni ukumvira Imana. Waba uri umugabo, Imana irashaka kuyumvira. Mu rugo rwawe, mu byo ukora nk'umugabo, wumvira Imana. Kugira ngo wumvire Imana, hari ibyaha ugomba gutandukana nabyo. Ntabwo wakumvira Imana ngo ugende usinde, ntiwakumvira Imana ngo ugende usambane, ntiwakumvira Imana ngo uvuge amagambo. Kumvira Imana bituma uva muri ibyo. Ariko iyo umuntu akiri muri ibyo ntashobora kumvira Imana. Waba uri umugore, birasabwa kumvira Imana. Umusore n'inkumi bisabwa kumvira Imana. Iyo usomye aha ukagera no mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 15, hatubwira uburyo Imana yatumye Samweli kwibutsa Sawuli uburyo Imana yamutoranije ikamwimikisha amavuta. Aramubwira, Samweli abwira Sawuli ngo Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami w'ubwoko bwa Isirayeli, ngo ube witeguye kumvira Uwiteka mu byo avuga. Haleluya. Aha bitwereka Imana yaraguhamagaye. Uri umuyobozi, uri umuvugabutumwa, uri umushumba, uri umupaseri, mu bika bitandukanye, iguhamagarira kuyumvira kugira ngo ushobore kuyobora ubwoko bwayo. Ariko muri iyi minsi usanga abantu barateshutse inshingano yo kumvira Imana. Umuririmbyi ntiyumvira Imana ngo aririmbe yumvira Imana uko bikwiye. Ariko ijambo riravuga ngo ube witeguye kumvira Imana mu byo ivuga. Reba neza niba muri iyi minsi aho uri ugishobora kumvira Imana mu byo ivuga. Imana yarakubwiye ngo genda ubwire abantu banjye, ubabwire bahindukire bave mu byaha, bareke ibyo bakora bibi. Urangije mu gihe wakagiye ngo ubikore, ahubwo wowe urahinduka ugira ibyo wagize inkubitwa. Ibyo bituma abantu batagishobora kumvira Imana nk'uko bikwiye. Ariko twahamagariwe kumvira iki? Imana. Muri uyu murimo wa gishumba wahamagariwe kumvira Imana. Sawuli yari umwami w'ubwoko bwa Isirayeli, yimikishijwe amavuta nk'uko nawe Imana yakwimikishije amavuta kugira ngo uyobore ubwoko bwayo, ubwiriza abantu baye ijambo ryayo mu kuri no mu mwuka utajyayo. Imana ituma Sawuli amubwira ngo genda ujye mu Bameleki, hari ibyaha byitwa Abameleki ugomba kurwanya ukabinesha. Hari icyo Imana yashakaga ko Sawuli agomba gukora, ariko agezeyo ateshuka kumvira Imana, areka kugira ibyo akora Imana yamubwiye, agira ibyo yita inkubitwa. Agenda arokora akajya, afata abakobwa beza n'abadamu b'abajigija n'intama abizana mu Isirayeli, kandi cyaraziraga. Ibyo bitwereka ko Sawuli yananiwe kumvira Imana. Muri iyi minsi hari abavuga butumwa badashobora kumvira Imana ngo babwirize ijambo ry'Imana mu kuri, ahubwo ugasanga hari ibyo bagira inkubito. Ugasanga umuntu ahagaze mu mwanya w'icyubahiro akanga kubwiriza abantu ngo nyamuneka nubwo uhagaze muri uyu murimo, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo uri muri ishushanya. Abantu baretse kumvira ukuri, baretse kumvira Imana, batangira kwishushanya. Pawulo yandikira Abaroma, mu rwandiko yandikiye Abaroma mu gice cya 12, atubwira ngo imibereho ikwiriye ya gikristo. Aho bitwereka imibereho ikwiriye ya gikristo, bitwereka ko umukristo agomba kumvira iki? Imana. Ariko abonye bidashobotse aravuga ngo bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ibyo byerekana ko umuntu agomba kumvira Imana. Aravuga ngo ndabinginga kuko yari amaze kubona ko abantu batagishobora kumvira iki? Imana. Nanjye ndabinginga mwebwe mu nteze amatwi, aho uri wicaye wumva uyu mwanya unteze amatwi, menya ngo ndakwinginga ngo uhinduke rwose wumvire Imana. Ibyo wari urimo ubireke, inzira wari urimo utandukane nazo, imigambi wari ufite y'ubugambanyi muri wowe uyireke, guca ibico wari ufite mu mutima wawe ubireke, kwiba wagiraga ubireke, gusinda wagiraga ubireke, gusambana wagiraga ubireke. Niba Imana ikubwiye ngo genda
ugende mu nzira Imana ikuyoboye niho uzaba uyumviye, ariko nutagenda mu nzira Imana ikuyoboye ntabwo uzashobora kumvira iki Imana. Umurongo wa kabiri avuga ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, mumenye iby'Imana ishimishaga, ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Abantu b'iki gihe, abakristo muri iki gihe, abakristo b'iki gihe baza mu nsengero, tukaza mu rusengero, tukaririmba, tukabwiriza, tugasenga, ariko twishushanya. Abantu batubona turirimba, tubyina, tubwiriza, tuyobora, bakibwira ko neza uko batureba, ariko mu mutima twishushanya, twananiwe kumvira iki Imana. Pawulo avuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke mugize imitima mishya, mumenye ibyiza Imana ishima, nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Haleluya. Birakwiye kugira ngo duhinduke. Niduhinduka tukamenya iby'Imana ishima igashaka, niko kumvira iki Imana. Wowe uri hano birakwiye kugira ngo wumvire Imana, wowe unteze amatwi umvira Imana. Noneho ureba ngo ni ibiki byatumye wishushanya bigatuma utumvira iki Imana. Uraririmba, ukaririmba ijuru, ariko imirimo ukora ikagaragaza ko utajya hehe, utajya mu ijuru. Ubwo rero uri muri ishushanya, ntabwo urimo kumvira Imana. Muri cya gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15 twasomye umurongo wa mbere, iyo ugeze ku murongo wa 14 hatwereka uburyo Sawuli yananiwe kumvira Imana, agira ibyo agira inkubitwa. Samweli aramubwira ngo none uku gutama kunza mu matwi nuku guhogerana biragenda biti? Banza urebe ibihogerana mu mutima wawe, urebe ibihogerana mu murimo wawe, urebe ibihogerana mu rugo rwawe, urebe ibihogerana mu kazi kawe. Ese ibyo bihogerana bishobora gutuma wumvira Imana? Ibyo wagize inkubitwa bihogerana ntago bishobora gutuma wumvira Imana. Mu gihe tugifite ibihogerana hagati muri twe, mu gihe tugifite ibihogerana mu mitima yacu, mu gihe mwabaririmbyi mwe mufite ibihogerana muri korari, ntago indirimbo muririmba zinezeza Imana, kuko icyo gihe ntago murimo kumvira Imana. Kumvira Imana kwanyu nuko mugomba kubanza gukura ibyo bihogerana hagati muri. Noneho Imana izashimishwa n'indirimbo zanyu, ya majwi yanyu azahesha Imana icyubahiro, Imana izanezezwa nawe wamurimbiwe kuko uyumvira, kuko urimo kuririmba mukuri, kuko wumviye iki Imana. Kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo abumviye Imana, abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ibyo bitwereka kumvira iki Imana. Kumvira Imana kwa Aburahamu byatumye Imana imuha isezerano ry'uko azaba umugisha, kandi akazasabira n'umuntu wese iki umugisha. Iramubwira ngo nzakururutsa, kubera ko agize gute ayumviye. Aburahamu yumviye Imana, yaje kumuhindurira amazina kubwo kumvira Imana, ntihaba cyitwa Aburahamu ahubwo yitwa Aburahamu. Haleluya. Abasekuruza b'abizera kubera ko yumviye iki Imana. Aburahamu amaze kumvira Imana yiswa Aburahamu kubera ko yumviye iki Imana, aba inshuti y'Imana, yizera Imana, arayumvira, arahaguruka, asiga igihugu cyabo, asiga imihango y'iwabo, asiga iby'iwabo bakoraga byo kutubaha Imana no kutumvira Imana. Agenda mu nzira yo kubaha iki Imana, arayumvira, aranayizera. Ndagira ngo nawe unyumva nkubwirire ijambo ngo wowe wumvira Imana, kuko wahamagariwe kuba umukristo wumvira Imana. Utuye mu gihugu cy'u Rwanda, uri umukristo. Abanyarwanda, abakristo b'Abanyarwanda twahamagariwe kumvira Imana. Tuye mu gihugu cy'u Rwanda twumvira iki Imana. Tuba Abanyarwanda abakristo twumvira iki Imana. Tugire urukundo, kuko iyo utagize urukundo ntabwo uba wumviye Imana. Tubane n'abantu bose amahoro. Kubana n'abantu bose amahoro bisaba ko tuba twumviye iki Imana. Nitwumvira Imana tuzabana n'abantu bose amahoro. Nitwumvira Imana tuzamenya iby'Imana ishima n'ibyo ishaka. Ibyo ishima n'ibyo ishaka tubigenderemo, tumenye n'ibyo yanga natwe tugire gute tubyange, kugira ngo tube tugize gute twumviye Imana. Kumvira Imana kwa Aburahamu byatumye igihe kigeze
bimusaba gutandukana na Loti, kuko Loti yari yaje mu muhamagaro wa Aburahamu atarigeze yumvira Imana. Kumvira Imana rero byatumye Aburahamu aca bugufi, abwira Loti, aramubwira ngo nta ntonganya zikwiriye kuba hagati yanjye n'abashumba bawe. Aburahamu yumvira iki? Imana, kugeza igihe Imana yamuhaye umwana witwa Isaka, umwana w'isezerano. Hari igihe umuntu ateshuka akareka kumvira Imana, nk'uko Aburahamu yigeze guteshuka aretse kumvira Imana, aza kubyara Ishimayeli. Kubwo kutumvira Imana kwe, atumviye Imana, byatumye hagati ya Ishimayeli na Isaka uyu munsi hari ingaruka zitari nziza ziturutse kwa Aburahamu. Hari aho yateshutse ntiyumvira iki? Imana. Ariko icyampa abakristo b'Abanyarwanda, icyampa abakristo twebwe abanyarwanda turi hano muri iyi nzu y'Imana mu nteze amatwi, tukumvira Imana, twagira umugisha, twaba mu gihugu cy'amahoro, Imana yatugirira neza, mu nsengero zacu twakumvira Imana. Icyo twasaba Imana yagidukorera. Satani n'ingabo ze zikora mu myuka itandukanye y'abadayimoni igenda mu bika bitandukanye, ntabwo izo mbaraga zashobora kutwegera. Nitwumvira Imana, icyo tuzasaba Imana cyose izakiduha. Haleluya. Ijambo mu Gutegeka kwa 2:28 haratubwira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ukitondera amategeko yayo, ukayumvira. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo Imana izagusumbisha amahanga, kandi iyi migisha yose izazi kugire gute? Ikugereho. Ariko wumviye iki? Imana. Nitwumvira Imana, Imana hari amahanga izadusumbisha, amahanga y'ibikorwa bibi, amahanga y'abadayimoni b'ibitega n'amahembe na nyabingi, n'izo mbaraga zindi zirimo gukamura abantu, imyuka mibi ihumanya. Imana izadusumbisha izo mbaraga mbi zose, kandi imigisha yose izazi itigire gute? Itugereho. Nitwumvira iki? Imana. Kenshi mu nsengero tujya twibaza ngo imigisha y'Imana kuki itatugeraho? Kubera iki? Turajya kubwiriza ntitubwirize ijambo ry'Imana uko riri, turajya kuyobora ntitugira abantu inama uko biri. Ariko Imana yaduhamagariye kumvira Imana, ngo iki ijambo ry'Imana ritubwira aba ari cyo dukora. Haleluya. Mariya yigeze yabwira abahereza, arababwira ngo icyo ababwira cyose mugire gute? Mugikore. Abahereza bumvira iki? Imana. Iyo usomye muri Yohana igice cya 2, Yohana ubutumwa, hatubwira Yesu yatashye ubukwe bw'Ikana k'i Galilaya. Hatubwira ikiganiro Mariya yagiranye na Yesu, amwereka ko hari ikibazo bafite, ko vino zishize. Aramubwira ngo mubyeyi, tubigendanye dute ko igihe cyanjye kitari cyagera? Ariko Mariya kuko yizeraga imbaraga ziri muri Kristo, aza kubwira abahereza ngo icyo ababwira cyose mugire gute? Mugikore. Haleluya. Abahereza bumvira Imana. Yesu ababwiye ngo nimugende muvome amazi mwuzuza intango, barabyumvira, bumvira Imana, bagenda bavoma amazi buzuza intango. Aragira ababwira ngo nimudahe, mushyire umusangwa mukuru ahereze umushyitsi mukuru. Kubera ko bumviye ngo badashye badaha amazi, ariko bagiye wa musangwa mukuru asomye yumva ni divayi imeze neza, ayihaye umushyitsi mukuru, yumva ibyamuhaye bya nyuma birushije uburyohe ibyamuhaye bwa mbere. Icyabaye bari abahereza bakoze ni iki? Urugero twabakuraho ni ukumvira Imana. Haleluya. Bumviye icyo Yesu ababwiye, arababwira ngo nimuvoma amazi, nimurangiza nimudahe muyashyire umusangwa mukuru. Bizera ko Yesu afite ubushobozi bwo guhindura amazi akaba divayi abantu bakanywa, icyubahiro kikaba icy'Imana. Haleluya. Natwe biradukwiye kugira ngo twumvire Imana mu byitubwira, twumvire Imana mu byidusaba, twumvire Imana mu byidutegeka, twumvire ijambo ry'Imana. Nituyumvira bizaduhesha kubona ubugingo. Kumvira Imana icyambere ni ukwanga icyaha. Iyo wanze icyaha uba wumviye Imana, ariko iyo ukunze icyaha ntabwo wumviye Imana. Abakristo benshi dukundira ibyaha bigatuma tutumvira Imana. Noneho imigisha Imana yari yatugeneye ntidushyikeho, ntituzeho, kubera ko tutumviye iki? Imana. Abantu iyo basenga, umuntu arasenga atakumvira Imana, akavuga ngo Imana ntiyagize gute? Ntiyamwumviye. Ariko iyo wumviye Imana ugasenga, niyo bakuroga Imana irakurogora, niyo bagutega
amahembe Imana irayakuvura, kubera ko wumviye iki? Wumviye Imana ukayizera ugasenga. Imana igira ibyo ikora. Amahembe baguteje, ibitega baguteje, nyabingi bakuroze, Imana ikagira gute? Ikazikuvura, kubera ko yagize gute? Wumviye Imana utigeze ujya kuraguza. Abantu benshi bananirwa kumvira Imana bakajya gucisha ibiti. Birashoboka ko n'uyu mwanya aha twicaye mu nzu y'Imana nawe unteze amatwi hari ibiti wambaye kandi ukeneye kumva iki? Ijambo ry'Imana, kandi ugasenga ngo Imana nigire gute? Nikugirire neza. Ese Imana irakugira neza wayumviye? Wafashe igiti nicyo washatse kumvira. Nimba rero wumvira igiti, ntabwo Imana izakumvira, nawe ntabwo uba wumviye iki? Imana. Ariko kugira ngo wumvire Imana birasaba ngo reka kujya mu bapfumu. Umuntu ugiye mu bapfumu ntiyumvira Imana, ariko uvuye mu bapfumu yumvira iki? Imana. Atandukana n'iby'abapfumu akizera Imana, ijambo ry'Imana rikamukomeza, ijambo ry'Imana rikamwubaka, ijambo ry'Imana rikamurinda, ijambo ry'Imana rikamushyigikira, ijambo ry'Imana rikamubera ingabo imurinda ikamurengera. Haleluya. Usomye umwami Hezekiya, igihe umwami Senakeribu yari ashatse kumutera n'ingabo ze, Hezekiya yumviye Imana, yizera Imana. Yumviye Imana, asaba Imana kumurengera, Imana igira gute? Iramurengera. Natwe nitwumvira Imana, ingabo za Satani nubwo zifite ububasha bukomeye buturwanya, ariko ingabo z'Imana zirusha ububasha ingabo za Satani. Niwumvira Imana, Satani nagutera ntabwo azagutsinda, Imana izakurwanirira. Haleluya. Imana yatabaye Yehoshafati, ayitabaje Abamoni n'Abamoni bamuteye, kubera ko yumviye Imana arayizera, Imana yaramurwaniriye. Icyampa abakristo uyu mwanya murimo kunyumva tukumvira Imana, ukamenya ko wewe wahamagariwe kumvira iki? Imana. Niwumvira Imana uzabona ubugingo buhoraho. Yesu nashimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Yohana 15 yatubwira umurongo wa 7 ngo nituguma muri we, amagambo yakaguma muri twe, dusaba icyo dushaka cyose tuzagihabwa. Nitwumvira Imana, iyo wumviye Imana uguma muri yo, amagambo y'Imana aguma muri wowe, umucyo w'Imana uraza ukamurikira muri wowe, ubwenge bw'Imana bukorera mu bwawe, umwuka w'Imana arakuyobora. Iyo tugumye mu Mana turayumvira, iyo dusabye Imana iratwumva, kubera ko turi muri yo twayumviye. Ariko mu gihe tutumviye Imana, ntabwo dushobora kuyisaba ngo Imana igire gute? Itumvire. Icyampa uyu mwanya tukumvira Imana. Iyo usomye mu Itangiriro hatubwira abahungu babiri b'Adamu bombi, Abeli yumviye Imana, atamba igitambo Imana igira gute? Ishima. Haleluya. Yumviye Imana mu gice cya 4, Imana ishima igitambo cye. Kayini ananiwe kumvira Imana, igitambo cye ntiyagira gute? Ntiyagishima. Aha biratwereka neza iyo twaje mu nzu y'Imana ko wisengesho wasenze kubwo kumvira Imana irakumvira. Muyobozi uri hano, mubwiriza butumwa, muyobozi, mushumba, mupasiteri uri hano, uneze amatwi urimo kunyumva, uri hano mu nzu y'Imana, menya ngo mbese mu nshingano Imana yaguhaye kimara kukwimikisha amavuta wumviye Imana. Aho ni waba umeze nka Sawuli wananiwe kumvira Imana. Reba neza icyatumye utumvira Imana ni iki? Ibirimo kukubuza kumvira Imana ni ibiki? Ibituma utumvira Imana ni ibiki? Ibituma utagenda mu nzira y'Imana nk'uko Imana yaguhamagaye ni iki? Iyo wumviye Imana, Imana ikuba hafi, ikakurengera, ikakugirira neza. Haleluya. Mureke twumvire Imana, dusubire mu muhamagaro Imana yaduhamagaye. Pawulo yandikira Abakorinto mu rwambere rw'Abikorinto igice cya 1 umurongo wa 26 turavuga ngo muzirikane guhamagarwa kwayo. Ubwo besaba ngo zirikana guhamagarwa kwayo, wumvira iki? Imana. Umvira Imana, uzirikana uko Imana yaguhamagaye. We mubwiriza butumwa, we munyamasengesho, zirikana Imana. We muhanuzi, zirikana Imana uko yaguhamagaye, iguhamagariye impano y'ubuhanuzi. Uzirikane wumvira iki? Imana. Iyo usomye igice cya 7 ugasoma umurongo wa 17 n'umurongo wa 20 na 24, haratubwira ngo umuntu wese
abane n'Imana ameze uko yari ameze Imana ikimuhamagara. Ubwo bisaba kugira gute? Kumvira iki? Imana. Ni wumvira Imana birasaba ko usubira mu mwanya uko wari umeze Imana ikiguhamagara. Reba neza uracyumvira Imana. Imana ikiguhamagara yaguhamagaye ngo utinye icyaha wanga icyaha. None muri iyi minsi uracyatinya icyaha. Imana iguhamagara yarakubwiye ngo genda ubwiriza abantu, bavuge ngo nyamuneka nimumenye ukuri kuko ukuri niko kuzaba batura. Muri iyi minsi uracyabwiriza abantu ijambo ry'Imana mu kuri no mu mwuka? Reba neza igituma utarimo kumvira Imana muri iyi minsi. Abantu benshi tunaniwe kumvira Imana kugira ngo tubone inyungu z'umubiri, ariko izi nyungu z'umubiri turimo kwirukira ntago zizatuma tubona ubwami bw'Imana. Nitwumvira Imana tuzabona inyungu z'ubugingo, tubone n'inyungu z'umubiri, kuko ijambo ryatubwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi tuzabyongerwa. Iyo ushatse ubwami bw'Imana uvuga ngo wumvira Kristo, wumvira Imana. Kristo niwe Imana yohereje kugira ngo nitumwumvira aduheshe gusabana n'Imana. Ariko se ubu Kristo turamwumvira? Yaraje arapfa, atanga ubugingo bwe, ajya ku musaraba kubera ibyaha byanjye, ibyaha byawe. Ese wigeze umenya ikintu cy'igiciro Imana yagukorera, urwo rukundo Imana yagukunze kugira ngo nawe uyumvire? Yesu yarahagaze ku musozi, Matayo 11:28 aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Haleluya. Byerekana ko iyo uje ukamusanga uba wumviye iki Imana. Aravuga ngo nimuze mugire gute? Musange. Iyo usanze Kristo uba wumviye Imana, arakuruha akakwegereza iki? Imana. Mureke rero twumvira Imana. Nitwumvira Imana bizaduhesha kubona ubwambe bw'Imana. Haleluya. Nitwumvira Imana tuzayihamagara, Imana igire gute? Itwitabe. Nituyitabaza izadutabara, nituyisenga izatwumva, nituyitakira bikomeye ingabo zitugose. Yarengeye Hezekiya kubera ko yayumviye akayizera, natwe izagira gute? Izaturengera. Kumvira Imana ni ukwanga icyaha, ni ukuyizera. Abantu benshi tuvuga ko twizera ariko tukananirwa kumvira iki? Imana. Ni nk'uwateka ibiryo ntashyiremo umunyu, keretse umurwayi niwe ugomba kubirya, babujije umunyu. Ariko utetse ibiryo ugashyiramo ibirungo byose ntubishyiremo umunyu, umuntu ashobora kubirya ntabyohera. Natwe iyo tuvuze Imana tukabwiriza tutumvira Imana, kumvira Imana ni ukwanga icyaha. Iyo uririmba ukora icyaha ntiwumvira Imana. Iyo ubwiriza ukora icyaha ntiwumvira iki? Imana. Iyo uri umunyeshyari ntushobora kumvira Imana. Iyo ugambana ntiwumvira Imana. Iyo urarikira ntiwumvira Imana. Iyo uheta ntiwumvira Imana. Iyo usambana ntabwo uba wumvira Imana. Iyo uriganya kumvira Imana, ntushobore no gutanga amaturo n'icyacumi, ntabwo uba wumviye iki? Imana. Iyo udashobora kumvira abakuyobora ntabwo uba wumviye iki? Imana. Kuko niba umushumba aguhamagaye ngo ejo tuzakorana inama, akabahamagara muri abantu 10, warangiza hakaboneka 2, ese ubwo twumviye? Ariko iyo twumvira twari kubona umugisha ko twumviye iki? Icyo umuyobozi yadusabye, kuko niba Imana yakoresheje akeneye ko dukorana inama y'umurimo, akeneye ko hari ibitekerezo agomba kuduha, natwe tukamuha iby'Imana yaduhaye kugira ngo twubake iki? Umurimo w'Imana. Mureke twumvira Imana. Nitwumvira Imana, Imana izaduha ubugingo. Twabonye ko Sawuli atumviye Imana, Imana imuca ku ngoma. Natwe abakristo nitutumvira Imana ntabwo tuzigera tubona ubwiza bw'Imana. Umuririmbyi w'184 aravuga ngo dore inzira ijya mu ijuru ni imwe, ni ya Yesu n'umusaraba. Nimusha inzira y'uwambambiwe sinzahabona n'umucyo. Ni ukuvuga ngo uyu muntu aramenya ngo kumvira Imana, kumenya inzira ya Yesu, ariko ninyihusha sinzabona n'umucyo ugira gute? Ubaya. Mureke twumvira Imana kugira ngo tuzabashe kubona umucyo uba mu ijuru, tuzabashe kubona ubwami bw'Imana. Bene data mu nyumva, mu nteze amatwi, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo muhinduke. Abantu tureke kwishushanya. Nitureka kwishushanya turumvira Imana, turahinduka rwose. Turamenya, turagira imitima mishya, turagira ubuhamya bushya, turamenya iby'Imana ishaka. Bavuga butumwa, mureke duhinduke rwose, twumvira Imana, tumenye iby'Imana ishaka ko tubwiriza abantu.
tumenye ibyo Imana ishaka ko dukora, tumenye inzira Imana ishaka ko tuyobora ducamo, tumenye amagambo Imana ishaka ko tuvuga, tumenye ibyo Imana ishaka ko twumva. Niduhinduke twumvira iki? Imana. Niduhinduka tukumvira Imana, Imana iratugirira neza, Imana iraturengera, Imana iraduha amahoro, Imana izaduha ubugingo, Imana iraturwanyiriza imbaraga mbi nituramuka tugize gute? Twumviye Imana. Niwumvira bizaguhesha ubwami bw'Imana. Niwumvira iki? Imana. Mureke twumvira Imana. Danieli yumviye Imana ari mu gihugu cy'ubunyage na bagenzi. Kumvira Imana, igice cya mbere n'icya kabiri hatubwira ngo bagambiriye kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, byerekana ko bumviye iki? Imana. Natwe mureke twumvira Imana, byatumye Imana ibashyira hejuru, bagira ubwenge buruta ubw'abandi b'i Babuloni, kubera ko bagize gute? Bumviye Imana. Mu gusenga yumvira iki? Imana. Nawe niwumvira Imana, Imana izakugira neza. Yosefu yumviye Imana, yanga gusambana na muka Potifari. Yumvira iki? Imana. Mureke natwe twumvira Imana. Yumviye Imana, byatumye Yosefu Imana imushyira hejuru. Nubwo yageze muri gereza, Imana imukurayo, aza kuba umutware ukomeye mu gihugu cyande cya Egiputa, kubera ko yagize gute? Yumviye Imana. Aza guhabwa kugenga ibintu byose by'ubutunzi bwari mu Egiputa. Natwe nitwumvira Imana, Imana izaduha kuragwa ubwami bwayo, Imana izaduha kugera mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko nitutumvira Imana, nta mugabane, nta n'urwibutso, nta no kuzacigera. Ariko umuririmbyi yavuze ngo nimpusha inzira y'uwambambiwe. Inzira ni imwe, ni ya Yesu n'umusaraba we. Yesu yarivugiye muri Yohana 14:6 turavuga ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo tumwumviye atubera inzira, atubera ukuri, atubera ubugingo. Haleluya. Mwumvire rero akubera inzira, akubera ukuri. Nakubera ukuri, azakubera n'ubugingo. Bizatuma noneho nawe ibyo ukora byose mu buyobozi ufite, waba umuririmbyi, wa mukristo we, mu rugo iwawe, umvira Imana. Niwumvira Imana, abana bawe uzabatoza kumvira Imana no kuyubaha. Ariko iyo tutumviye Imana, hari ibindi bintu twinjiramo. Ndabinginga kugira ngo bene data mu nteze amatwi, mureke twumvira Imana, kuko kumvira Imana bihesha umugisha kandi bihesha ubugingo. Haleluya. Ngaya magambo numva gashaka kubaganiriza yo kumvira Imana. Twabonye umumaro wo kumvira Imana, tubonye n'igihombo cyo kutumvira Imana. Sawuli yaretse kumvira Imana, Imana imuca ku ngoma. Umenye ngo nutumvira Imana, nta bugingo tuzigera tubona. Abakristo b'Abanyarwanda nitutumvira Imana, torero nitutumvira Imana, bayobozi nitutumvira Imana, Imana yimikishije Sawuli amavuta, atayumviye imukura ku ngoma. Higera aba ku ngoma, yishyiraho Dawidi. Umenye ngo nawe mu murimo Imana yaguhamagariye, nutumvira Imana mu nshingano Imana iguha gukora, Imana izazize kubaze kubera ko utagize gute? Utumviye. Ariko niwumvira Imana, uzabona ubwami bw'Imana. Niwumvira Imana, uzajya mu ijuru. Wibaze ngo ni ibiki bigutera kutumvira Imana? Aho wagize intege nke, uhaguruke tugusengere kugira ngo Imana ikugirire neza, iguhe imbaraga, igushoboze wongere usubire mu mwanya wo kumvira iki? Imana. Niwumvira Imana, korali izagenda neza, muzaririmba abantu bashima Imana, Imana izabarinda, Imana izabagirira neza. Mureke twumvira Imana, kandi kumvira Imana, kumvira bihesha umugisha. Niko ijambo ryatubwiye ngo nitwumvira tuzabona umugisha. Nitugira umwete wo kumvira iki? Imana, tuzabona umugisha. Mureke twumvira Imana. Mose yumviye Imana, imutuma muri Egiputa, aragenda abana nayo, atuma ikora y'ubwoko bwayo. Niwumvira Imana, Imana izabana nawe. Mose yabanye n'Imana, Imana ibana nayo, iramurinda, ibana nayo imugirira neza, yambambuka inyanja itukura kubera ko yagize gute? Yumviye Imana. Abisirayeli bemeye kumvira Imana, bari muri Egiputa, bumviye Imana, Imana ibakingira ibyago byose byateye muri Egiputa. Natwe nitwumvira Imana, hari ibyago Imana izadukingira. Satani azashaka kuduteza ibyago, ariko Imana izadukingira. Nitwumvira Imana, Imana izatubera ubuhungiro muri byose. Nitwumvira Imana, Imana izadusesekazaho umugisha wayo. Nitwumvira Imana, Imana izaduha ubugingo. Nitwumvira Imana, Imana izaturinda, izakurindira urugo, ikurindire n'umudamu, ikurindire n'abana. Nitwumvira Imana, Imana izaturinda, tube mu gihugu dutekanye, tuguwe neza. Mureke rero twumvira Imana, dukundane, tubane n'abantu bose amahoro. Reka rero tubasengera Imana
wowe umaze kumva ko ijambo ry'Imana rigukozeho, tugiye kugusengera kugira ngo Imana igushoboze kumvira Imana. Aho tumviye Imana, Imana ikubabarire kandi guha imbaraga usubire mu mwanya wo kumvira Imana. Mana Data wa twese, tugushimiye umwanya utwemereye wo kumva iri jambo ryawe. Dusabiye imitima iri imbere yawe yumvise iri jambo, Mwuka w'Imana bagirira imbabazi abahagaze batsinzwe n'ijambo ryawe, basobanukiwe neza ko araho batakumviye. Mana ubagirira imbabazi, tubasabiye imbaraga zo kubakomeza kugira ngo bakumvire, kuko uri Imana ishobora byose. Tubonye ko kukumvira bihesha umugisha, bizatuma turaga ubwami bwawe. Tubonye ko batakumviye Mana, harimo na Sawuli, batigeze babona ubwami bwawe, byatumye bava ku ngoma. Dushoboze Mana yacu, shoboza abantu bawe abumvise iri jambo kugira ngo bakumvire, kandi tubonye ko kukumvira bizatuma tubona ubwami bwawe. Urakoze cyane, kikira ijambo giye mu mitima y'aba bantu, uko baryumvise bakaba baryakiriye. Mwuka w'Imana nabakomeze, Mwuka w'Imana nabarinde, Mwuka w'Imana nabayobore, Mwuka w'Imana nabarwanirire, abambika imbaraga kugira ngo iminsi y'ubuzima basigaye bazagende bakubaha, bakumvira, bakora imirimo yo gukiranuka, bitandukanya n'icyaha, bareka kwishushanya, bahindutse rwose, bamenye ibyo ushima kandi ushaka. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.